nongeye kubasuhuza ndetse mbifuriza n'ikaze kuri channel yacu Update Trends. Nizere ko mumeze neza kandi mukomeze kugenda mugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Uyu munsi nkuko mubizi twiyemeje kuzajya tugenda tubazanira ibintu by'ubwenge byinshi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu uyu munsi twatembereye dutembera isi tubona ikindi kintu gitangaje, twumva ntabwo twagomba kukihererana tutakibwiye abakunzi bacu ba Update Trends. Nongera kwabwira ko mwahisemo neza, kwa mwahisemo gukanda subscribe kuri iyi channel, kandi niba utanabikora nakubwira ngo uba wacikanywe, kora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ugende ubona ibiganiro byiza tugenda tubagezaho. Uyu munsi ko twari twatembere muri Brazil twabonye ubundi bwoko bw'abantu badasanzwe. Ubundi muri make umuntu akomeza kugenda yibaza ati se ukumbayeho iyi mico mbona mfite, uyu muco dufite, ese niko n'abandi bantu babayeho niyo bagiye bafite? Igisubizo nakikuzaniye ntago ari byo, bitewe nuko umuntu yakuze aho yakuriye, abakurambere be ashobora kugenda agira imico igiye itandukanye, ariko kuri buri ruhande buri ruhande imico rufite ruyishimiye kandi ibifite ikibagezaho cyiza, uburyo kiba bifuza ko batagombye kugibura iyo mico yabo. Uyu munsi ngiye kubabwira ubwoko twasanze baba muri Amazon, n'ubwoko bwihariye bufite imico yihariye inatangaje, kandi ariko nta mpamvu yo kuba itangaje kuko ni imico yabo, ko ubu hari n'abashobora kubabona yacu bakabona ko ari imico itangaje. Ni umuryango bita Yanomami Tribe. Ni ubwoko tugiye kureba imico, imihango, inkomoko, imyizerere n'ubuzima bwa buri munsi ubwoko bwa Yanomami Tribe bubayemo kugeza kuri aka kanya. Yanomami ni ubwoko bw'abasangwa butaka bo mu mashyamba ya Amazon mu mfuruka ya Venezuela na Brazil. Izina Yanomami cyangwa Yanomamo bivuga abantu mu rurimi rwabo. Umubare wabo ushobora kuba uri hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 40, kandi batuye mu miryango ikwirakwiriye mu butayu bw'amashyamba. Ururimi rwabo ruri mu ndimi z'abasangwa butaka zidakomoka ku ndimi zikomeye z'amahanga. Birumvikana ko tubizi neza ko ari indimi ziri principale ku isi nk'Icyongereza, Igifaransa, bo nta rurimi muri izi zose na rumwe bavuga ururimi rwabo bihariye. Ubuzima bwabo bwa buri munsi bubatse imiryango yabo mu nyubako nini za kinyamuryango bita shabonos cyangwa yanos, inzu ifunguye ishobora kwakira abantu benshi. Abagabo bashinzwe cyane guhiga no kurwana, abagore bakora ubuhinzi no gutegura ibyo kurya. Bateye ibihingwa nka banana plantain, imyumbati n'imbuto zitandukanye. Bafite ubumenyi ku bimera by'amashyamba bigera kuri 500 bikoresha ku bimera bigera kuri 500 bikoreshejwe nk'imiti, amarangi n'ibikoresho. Urumva ko bo mu miti bakoresha ibimera bibegereye, amarangi n'ibindi bikoresho bagenda bakoresha ibimera bibegereye. Imyizerere y'iniyobokamana by'umuryango wa Yanomami Tribe, imyizerere yabo ni animiste cyane, ibintu byose bifite imbaraga z'umwuka. Bemeza ko umubumbe ugizwe n'ibice 4: ijuru ryo hejuru, aho ababyeyi b'umwuka batuye, isi y'abantu, ahari imyuka y'abapfuye, n'ahantu hiyo munsi haturukamo imyuka mibi. Urumva ko bizera ko hari hejuru cyane, hakaba aho abanyamwuka baba, hakabaho natwe aho tuba, bakavuga ko ari n'ahandi munsi haba imyuka mibi. Abashamani cyangwa se abavuzi b'umwuka bakoresha ubusindisha bwa yokowan mu kuganira n'imyuka no kuvura. Urumva ko abantu bagiye bafite imyizerere itandukanye ku nkatwe, kuko twebwe umuntu ararwara akajya kwa muganga, ariko bafite abantu bitwa abashamani bavurisha ibintu by'umwuka. Imihango n'imyitwarire ya Yanomami.
bicishije ibiti keretse ngo ugasanga ngo bari guhiga aba bantu baje barushimusi usanga bahiga inyamaswa abantu baba barwanya kuko ntago umuntu baba bashaka wangiza ibidukikije. Bemera ko ubuzima bwabo bufitanye isano n'imiterere y'isi n'ibinyabuzima byose. Inkomoko rero y'imihango n'imyizerere yabo. Inkuru z'ubwoko bwabo zivuga ko itangiriro ry'isi n'imibanire hagati y'abantu n'imyuka. Izo nkuru n'imihango byabo bikomeza kuba umusingi w'ubuzima bwabo. Nubwo bahura n'ingaruka z'isi igezweho nka za miliyoni z'abimukira, ubutaka bwabo bwangizwa n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Urumva ko hari ukuntu abantu bakomeza kugenda bavuga ngo ahantu bagiye babona amabuye y'agaciro, abo ngabo nibo usanga bababangamira. Kino nababwira kuri uyu muryango, umugore yemerewe gushaka umugabo umwe. Umugore yemerewe gushaka umugabo umwe, ariko umugabo yemerewe kwashaka abagore barenze umwe, aribyo bita polygamy. Polygamy ni igihe umugabo ashaka abagore barenze umwe, ariko ni mu gihe babyumvikanyeho, babyemeranijweho. Nyine abantu usanga ari abantu bakigira umuco ku buryo batashaka ibintu byabangamira undi muntu. Ubwo igihe babyumvikanyeho, umugore yabyemeye, umugabo yemerewe gushaka abagore barenze umwe. Ubwoko bigomba kugenda bigaragara ko butangaje, kuko usanga ari ba bantu bataza kubana n'abandi bantu ngo babashe kuba babishobora. Kuko imico yabo iba ari imico yihariye, ntabwo ibihuye n'iyacu, ariko tugomba kubakira uko bari, tukabaharira uburenganzira bwabo tutababangamiye, kuko nabo baba babona muri make hari imico yacu ishobora kubibabangamiye. Iriya niyo si yabo, baba bumva ariko bimereye neza, nta muntu wabashaka nyine wumva wababangamira. Ndumva rero tudatinze twasoreza aha ngaha, nkomeza kugenda mbibutsa gukora subscribe. Niba ikiganiro wakishimiye wakora like na comment, cyangwa se niba wumva hari ikindi kintu ushaka gusangiza abanyarwanda muri rusange watwandikira muri comment tukaba twakibagezaho. Murakoze. Ciao ciao.